Hello guys, nizere ko mukomeje kumererwa neza muri kumwe nanjye kuri ya YouTube channel yanyu TJP Media, aho tubigezaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Muri video y'ubushize none naberetse uburyo wabona internet yibona ukoresha iyi app yitwa Red Bull eSIM data. Ariko abantu benshi bagiye bambwira ko gukoresha iyi app byabananiye, mwakambwira ko babuze application kuri Play Store, abandi bakambwira ngo gukora byanze, ariko hari n'abandi bagiye bambwira ko byakunze biri gukora neza, ubwo bari kumbaza ati ese izi mega ijana zonyine nizo baguha cyangwa se baguha mega zingana gute? Byose rero mugiye kureba muri iyi video, icyo musabwa ni gukora subscribe, like, share ndetse na comment, ubundi mugakurikira step zose ngiye kubereka kugira ngo mubone izi data z'ubuntu ndetse n'uburyo ushobora kuzongeramo, murabibona kuri iyi video. Reka dutangire sasa. Kugira ngo tubone iyo application turaza kujya kuri Play Store. Nitujya kuri Play Store turaza kwandikamo, mukurikize izi steps zose neza. Turaza guhita twandikamo RBM data. Twandikamo RBM data, turasacinga. Ugira ngo muri kona iyi application ya kabiri bari kunyereka. Application ya kabiri bari kunyereka yanditseho Red Bull Mobile. Ngira ngo murimo murayireba. Iyi ngiyi ya kabiri, Red Bull Mobile. Kugira ngo tumenye ko ariyo, uraza hano kandi ku mafoto yayo baba bagiye bakwereka. Urabona ko ari Red Bull Mobile, travel the world, stay connected. Urabona ko ijyanye na data. Try 100 MB for free. Urabona ko ifite mega z'ubuntu ndetse ndabereka n'uburyo izo mega wazongeramo. Urabona ko installingamo byose urimo urabireba muri aya mafoto. Amafoto ni yakwereka yuko application ari ya nyayo, ndetse iyo ugiye kureba muri review zayo uhita ubona ko bafitemo positive review nyinshi cyane. Ibyo rero iyo tubirangije turaza tugakanda hanga kuri install. Agi app itwara mega nyinshi cyane, urabona ko itwara mega 14 zonyine. Kandi nimba ari mega 14 ntago bitwara igihe kinini cyane. Ubu twamaze kuinstallinga, turaza guhita tuyifungura. Murakurikiza izi step neza zose. Iyo tumaze kuyifungura, urabona bahita batwereka ngo free your phone. No kuvuga ngo iyi application yikoresha waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga, bitagusabye ko ufite sim card. Ufa ko ufite aka internet gake ko kuba wamaze kuinstallingamo, sasa aho wajya hose wakoresha internet bitagusabye kuba ufite sim card. Sasa ndakanda hanga kuri next. Mite nkanda handitse ngo I'm ready. Nimara gukanda ahangaha, icyo ndaza gukora none ndaza guhita nkora registration. Gukora registration rero ushobora gushyiramo email cyangwa username na password, cyangwa se ugahita ukoresha continue with Google. Kugira ngo bitwihutire twebwe turaza guhita dukanda handitse continue with Google aha hasi. Tubanza twa accepting terms kuri aka ngako, niti dukanda ahangaha handitse continue with Google. Aha hasi ndi kubereka. Urabona ni makanda leta bamitishamo gukoresha email imwe muri zo mfite. Email zo mfite baramitishamo gukoresha imwe muri zo. Reka ngiye nkoreshe mitemi ya kabiri. Ubu nibwo buryo bworoshye bwo gukora sign up. Iyo ibi ngibi birangije hano bitakubwira gushyiramo referral code, ariko iyo nayo ufite nta mpamvu urakomeza. Urabona ahangaha bari kutwereka ngo Australia, reka twebwe hano turashyiramo kari u Rwanda. Umva ni igihugu twebwe turashyiramo kari mu Rwanda. Sasa ibyo nibirangira turaza guhita dukanda kuri save. Iyo tumaze gukanda kuri save, duhita dukanda handitse allow. Ibi ngibi noneho iyo birangiye batatubwira ngo add an eSIM cyangwa se physical exchange of sim card, the thing of the past. Izi data dukoresha ni nk'iza eSIM, ntabwo bisaba kuba ufite sim card, ahubwo ni eSIM. Nimba abantu muzi eSIM nzabasona muri video y'ubuta eSIM uko ikora. Ariko eSIM ntabwo ari guhamagara, ni iyo gukoresha data byonyine, tukabona na data z'ubuntu. Bagahita batubwira ngo iyo mwanze kuri kari akantu ko guteranya, reka nse musubira inyuma gato murebe. Urabona ahangaha handitse aka kantu ko guteranya, ndagakandaho bahita bambwira ngo activate eSIM. Nkanda kuri activate, ubundi mite nkanda start now kugira ngo dutangire. Ngo turimo turagenda twinstallingamo eSIM. Bahita bakubwira ngo allow your carrier to set up eSIM. Duhite dukanda kuri yego cyangwa se kuri yes. Turategereza aho gake, ngira ngo murabona yuko ibintu byose irimo clouding. Barimo barasettinga eSIM muri phone yanjye.
turategerezaho iminota mike cyane. Ni ukuvuga ngo aha byamaze kurangira bose bambwira ngo congratulations. Hano iyo birangiye bahita bambwira ngo use Red Bull Mobile 12 for mobile data. Hano tuvuga use Red Bull. Noneho ni ukuvuga ngo ahangaha dukanze birahita isimu irahita yisetinga. Mugira ngo murabona ko hari ifite simukadi imwe ariko zise ziba simukadi ebyiri. Hano noneho bahita bambwira ngo continue. Aha noneho ninza barahita bambwira ngo start here, ubundi ntangire. Urabona ko hano bitanyereka ko bampaye mega 100. Ni ukuvuga ngo buri email yose ushyizemo izo mega 100 bahita baziguhereza. Noneho aha bahita bambwira ngo hejuru ngo you are not using our eSIM for mobile data. Kugira ngo ntangire nkoreshe rero izi data ndaza guhita nkanda aha ngaha. Ubundi mite nkanda handitse ngo install eSIM now. Uri kumbwira ko nta network mfite, ubwo rero icyo ndaza guhita nkora, ndaza guhita kuko ubu namaze guhagarika gukoresha za data zanjye zo nakoreshaga. Urabona ko nta internet ubu ngubu nyifite kuko namaze gusetingamo eSIM. Ndaza guhita nza aha ngaha se handitse ngo go to mobile data settings kugira ngo ya eSIM mite ntangira kuyikoresha. Noneho mite nza hano handitse sims ni nka simukadi nyine zihari. Ubundi mite nza hano kuri Red Bull Mobile A1 mite nyigira active. Iyi ndayigira active. Abari nayo mite nkanda aha ngaha kuri switch. Murakurikiza izi steps zose neza uko ndi kuzikoresha. Ibi ni imbisoza rero. Icyo ndaza gukora, ndaza guhita nza hano ndebe kuri data roaming n'ibiki byose. Urabona mobile data ziri on, roaming ugomba kumakinga sure ko aha ngaha mobile data ziri on, roaming byose biri on. Urabona ko internet istangiye gukora. Ubu yamaze gutangira gukora internet ya eSIM yacu. Noneho tukareba kuri ya simukadi twari dusanganwe tukabanza. Urabona ko data zaho twamaze kuzifunga kuri simukadi isanzwe. Twebwe ubu ya Airtel twari turimo gukoresha kuri internet, ubu twamaze kuyifunga. Ntabwo twayikoresha kuri internet, ubu turi gukoresha iyi ngiyi iri active. Iyi ngiyi yitwa Red Bull Mobile Data. Ni ya application n'ubundi twamaze kuinstalinga. Murabona ko ariyo internet turimo gukoresha. Kandi nuza hejuru ukareba, urabona ko hano ni Red Bull Mobile Data aha ngaha turimo gukoresha. Ngira ngo urimo urabireba neza, ntabwo tukirimo gukoresha data za Airtel. Noneho reka dusuzume turanze turebe koko nimba ari byo. Nituza aha ngaha kuri internet, reka tugere nk'iyo duplayinga turebe. Biba bivuze ko badufata nk'aho tutari gukorera, ntabwo badufata nk'aho turi gukora mu Rwanda. Urabona ko internet kuri YouTube iri gukora nta kibazo kirimo. Hari imico y'abagomani ya kera yacitse ubu kandi ariyo yagiraga abantu. Rebe video zacu kugira ngo natwe dukomeze tubagezeho ibintu byinshi bigiye bitandukanye, kuko video zacu tubona ko mwazikunze, mwazihaye like, mwazisharinze, niko natwe dutera imbaraga zo kugenda tubakorera izindi video nyinshi cyane. Naho ubutaha rero mu yindi video nizere ko mwamaze kubona ko biri gukora neza. Muri video ikurikira noneho nzabireka uko nizi data ushobora kuzongera zikaba nyinshi cyane. Ngira ngo mwabonye ko ari 100 zonyine, ariko ko muri video y'ubushize ntabiberetse neza byose. Ubu nandi kugira ngo mbanze mbereke akantu kandi uko ibintu byose bigenda bikorwa. Nizere ko mwamaze gushyiramo iyi application kandi byamaze gutangira gukora neza. Izi mega 100 mwatangiye kuzikoresha. Muri video ikurikiraho ni ukuza mbereka ukuntu noneho izi mega wazongera. Reka njye nk'aha ngaha mbereka. Urabona mega 100 ko ziriho. Ubwo rero naho utaha mukomeze kugira ibihe byiza. I love you guys.